tubahaye ikaze ku ivomo twivomeraho ubwenge buzatumenyesha ukuri akaba ariko kuzatubatura ukatuvana mu nziko ukuri akaba ariko kuzatubatura kukatuvana mu nzigo n'inzika byaranze amateka yacu kuva ingoma nyiginya yaduka kugeza kuri no ngoma y'umwega w'umwakagara. Noneho usigaye akatubeshya ibintu n'ibyo abantu babonesha amaso n'ibyo abantu babonesha amatwi bumvisha amatwi yabo. Ibintu byose biteye isoni n'agahinda. Ibi ngibi ni ugusebya u Rwanda n'abanyarwanda, ni ugufata abanyarwanda tukabagira ibicucu, bakaba ari abantu yenda se umuntu yavuga bari hasi cyane wagira ngo turacyari mu 1800 n'ibindi, igihe hari hariho abami rwose, kuko icyo gihe niho babeshyaga abanyarwanda bakabeshyeka. Ntabwo rero aka kanya tugiye gutwara umwanya munini, turagira ngo tuvuge ku bintu bibiri cyangwa se bitatu nibiba byinshi. Icya mbere ni ukuvuga ibinyoma bya Kagame. Icya kabiri ni ugutabariza umuntu bita Rusesabagina, no gutabariza umuntu bita Padiri. Koko umuntu wiyise Kagame muri video twamaze kubona batweretse kuri iki cyumweru gishize, umuntu bita Kagame yumvikanye mu ijwi rijya gusa n'irya Kagame avuga ibintu biteye isoni n'agahinda. Birababaje kuba uwo muntu niba ari we perezida w'u Rwanda ahagarara imbere y'abantu, ahagarara imbere y'abanyarwanda, abaye kuko ari Kagame, abanyarwanda bashobora kuba ubundi bajya mu mihanda bakakora imyigaragambyo bakamusaba kwegura akavaho kubera ko nta buyobozi bukimurimo. Icyo ni kimwe, kubera ko kuvuga ngo guhagarara umuntu amubajije ikibazo cya Rusesabagina ko yageze mu Rwanda, warangiza ngo uwavuga ko yizanye akigeza mu Rwanda yaba cyamutwariye. Ariko agasuzuguro, abantu basuzugura abantu kangana iki? Aka gatsiko kari ku buyobozi gafata umuntu niba akoko nk'uko Padiri yabivuze, bigaragara ko ashobora kuba ubwonko bwarashiririye, niba nakiriho avuga kuri bamuteye ibishinge byo kumushyiraho ikinya, ashobora kuvuga iminota ingahe, ubundi bakazana umuntu nyine uhagarara mu cyimbo cye. Ariko niba ari ibyo ngibyo n'ubwonko bushobora kuba bwarashiririye, kuko nk'uko Padiri yabivuze abaye ari Kagame, ku buryo rwose abanyarwanda twakagombye guhaguruka tukamusaba kwegura akavaho, tukishakira undi mu perezida ukwiriye u Rwanda. Kubera iki? Kubera kuvuga ngo baramubeshye ngo cyo gusa ngo bakoze ngo nuko ngo baramubeshye ngo yibona ngo ageze mu Rwanda, ngo rongo cyango ngo gihari ngo nukubeshya gusa. None se Kagame yize amategeko ku buryo amenya ibyaha byakozwe, yarangiza akanafata n'umwanzuro akanemera ngo ni icyaha icyo bakoze cyo nukubeshya. Kubeshya turabizi ko mubeshya kuva kera, n'ingoma nyiginya yarabeshyaga, nta ngoma zitabeshya. Ariko noneho iyawe wowe Kagame niba ukiriho, cyangwa agatsiko gakomeje gutsimbarara ku murambo wawe, bakaba bakomeza gukora izi video zo kubeshya abanyarwanda gutya, birababaje cyane. Kandi abanyarwanda dushobora no kuba turi munsi y'umurongo, kuko iki ngiki Kagame yagize kuvuga, avuga kuri ba Karegeya na ba Sendashonga, avuga ngo barenze umurongo utukura, ngo hari umurongo utukura. Nungu rero agatsiko ka Kagame kuri iyi video katweretse kuri televiziyo y'u Rwanda, nabo barenze umurongo utukura, ku buryo abanyarwanda bakagombye kubabwira bati niba Kagame akiriho niyegure aveho, niba rero atakiriho nibatureke twitorere perezida wacu.
ibyo bindi byo kuza kwirirwa batubeshya badutekinika baduhereza ibintu bidashoboka cyangwa bidafashije. Ibyo ngibyo rwose ni ibintu bibabaje kandi biteye n'isoni ku banyarwanda uko aho bari hose, baba bari mu gihugu baba n'abari hanze y'igihugu. Ibi bintu biteye agahinda, biteye asiki, reka ariko tunabivuga dayeri. Ibi bintu birababaje cyane. Icyo ngicyo ni kimwe kuri Rusesabagina. Igihari ni uko mbere akabe ikintu kibeshya, noneho turi ibi bya Rusesabagina tuvuga, igihari mbere RIB, umuvugizi wa RIB uriya ngo niba ari nde wasimbuye Marie Michel Muhoza, Immaculée Plutôt, yaravuze ati turashimira ibihugu bafatanyije na Interpol n'ibindi bihugu byinshi byabafashije kugira ngo agere mu Rwanda. Twabashyiriyeho video turabwira ati iki kibazo ubwo badashobora kuvuga umuntu wabafashije, bakaba badashobora kuvuga ahantu bamukuye, ibi bintu birimo itekinika, birimo no kubeshya, turabisuspectinga. Icyo tukivuga twakivuzeho muri video zacu zashize, ariko reka none tukigarukeho kubera ko ibyo bintu nyine ni ibingibi tumaze kubona. None umuntu baje ngo akine muri role ya Kagame bigaragara ko atari Kagame, kubera ko yaba ari Kagame abazi abo yatumye kujya gukora ibyo yagombaga gukora, icyo bakagombye kuba baravuze cyangwa se yarabategetse kuvuga ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo bakagombye kuba batangaje ko ku bufatanye bwa Interpol bamufatiye kuri mandadari. Urumva icyo niko bavuze polisi y'u Rwanda, n'ubu wagenda ukabibona, keretse niba bamaze kubikuraho babisibye, ariko ubundi byari biriho. Icyo ni kimwe. Ikindi gikurikiraho ni iki? Ni ukuvuga ati noneho Kagame aje, cyangwa ngo bise Kagame aje, aravuga ngo nta gihugu kigeze kibafasha, ngo ahubwo ngo abantu babo ngo muri protokole zabo ngo n'abantu badirinze nabo tutazi izo diro ngo ni izihe yavuze, ngo bamubwiye ko ngo ni nko guhamagara, ngo ugahamagara ngo telefone, ngo bashaka guhamagara ngo nka Kalisa ugasanga wahamagaye Eugene. Munyumvire ngo nyine ubavuga ko ngo we nyine yibeshye, niba yakagombye gufata indege ijya muri Malawi cyangwa muri Zambia cyangwa ahandi, we akibeshya noneho akajya mu ndege ijya mu Rwanda. Ni nk'uko Kagame we yashatse kubivuga. Ibyo rero maze Kagame amaze kubivuga aravuga ati ibyo ngibyo tubivuze aka kanya, ariko n'ubundi azaza abyivugire, azaza abibibwirire, azaba umuhamya wabyo. Bishatse kuvuga iki? Ahangaha niho twebwe duhereye turi kuvuga ngo turi gutabariza umuntu bita Rusesabagina, kubera ko guhera igihe uyu muntu wakinnye mu mwanya wa Kagame amaze guha uburenganzira, cyangwa se bigaragaza ko agatsiko kari kuyobora aka kanya gafite umugambi, cyangwa se katangiye processus yo gutocaringa Rusesabagina. Baratangiye kumutocaringa kugira ngo naza imbere y'abanyamakuru, bavuyeho nako nta n'ikintu yavuze, bamwerekanye gusa isura ye, najya mu rukiko azihamye ko yizanye mu Rwanda ku bushake bwe, cyangwa se yagiye mu ndege itari, simbizi, ntabwo mbizi. Icyo nzi cyo nuko Rusesabagina yavukiye Igitwe, ahantu muri Murama Plutôt, hakaba ari ubundi ku gicumbi cy'abadive. Icyo nzi cyo ntabwo mbizi, ariko abadive benshi ntabwo banywa inzoga. Ntabwo najya kwicara ngo mpamye ko Rusesabagina anywa inzoga cyangwa atazinywa, ariko nkeka ko nk'umuntu nka Rusesabagina abantu benshi bari basanzwe bazi, cyangwa uko abantu bari basanzwe bamuzi, ntabwo ari umuntu wo kuvuga ngo yagenda akajya muri hoteli akanywa inzoga agasinda ku buryo ayoberwa indege yari yafashe cyangwa indege yateganyaga kugendamo, ku buryo afata indi itariyo. Umukobwa we BBC je pense kuri BBC cyangwa ku ijwi rya Amerika, baramubajije baravuga ese papa wawe koko ashobora
kuba yakwijyana mu Rwanda ku bushake, aravuga ati ibyo ngibyo ntabwo bishoboka ko ashobora kujyayo, kubera ko n'ubundi turi hano twaje mu guhunga, twarahunze. Ntabwo runzi ukuntu yakwifata agasubirayo kandi twese tukiri mu buhungiro kandi twarahunze iyo leta. Ikindi uyu nguyu bakorana mu mashyaka yabo, uyu musaza Rukokoma, abita Rukokoma Faustin Twagiramungu, yaravuze ati n'ubundi mu Bubiligi hari hamaze igihe kinini bamuteye mu nzu, abantu b'i Kigali bamuteye mu nzu baza kumutera, nibyo byatumye ava no mu Bubiligi, akaba yari yaragiye kuba atuye muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byose rero bigaragaza ko atashoboraga gufata indege ngo ajye mu Rwanda. Ikindi hari interview we ubwe Rusesabagina yivugiye, iki kiganiro yaravugaga, je pense hari igihe yari agiye gukora ikiganiro muri Israel, hari university imwe yari yamutumiye muri Israel, yagombaga gukoramo ikiganiro, arangije intore zijyayo zirabasabota, bashaka no kumukidnapinga mu Israel. Abapolisi bo muri Israel baramufasha, ikiganiro kirarangira arataha. Icyo gihe nibwo yasobanuye n'ibintu by'uko n'ubundi kuva yamara gufata kiriya igihembo yahawe na perezida w'Amerika, kiriya gihembo nicyo Kagame yaturutseho amugirira ishyari, kubera ko Kagame yashakaga ko kiriya gihembo ariwe bagiha nk'umuntu wahagaritse jenoside ngo mu Rwanda hose. Ahita atangira gushaka abantu. Kuva icyo gihe filime ye banga gukomeza kuyikina mu Rwanda, filime bita ngo Hotel Rwanda, kandi imbere barayikinaga, bashaka kujya bamuhamagara ngo azaze mu Rwanda, ngo hari ibikombe bashaka kumuha, cyangwa ngo ku bintu ngo mu gihe cyo kwibuka, kugira ngo nyine atange ubuhamya, cyangwa nyine bamwerekane nk'umuntu utanga ugira wakoze filime nyine ku bintu bya jenoside, akaba yaranakijije abantu benshi. Ibyo noneho yavuze ko rwose yari yiteguye no gukatisha indege, hari umunsi yari agiye kugenda ataha ajya mu Rwanda Plutôt, yagiye no gukatisha indege. Ntabwo nibuka neza niba yavuze ko yari yayikatishije cyangwa yari hafi yo kuyikatisha, ariko nuko yari yiteguye ko yari yamaze kwemera ko azajya i Kigali. Undi muntu w'inshuti ye uri mu Rwanda kandi uri mu nda y'ingoma aramuhamagara aramubwira ati rwose Rusesabagina, ibyo bintu bakubwiye nibyo, ariko plan ihari nuko nuzi n'ahangaha bazakwica, bashobora kukugonga, bashobora kuguha uburozi, bashobora kukurasa, ariko ntabwo uzasubira iwanyu, ntabwo uzasubira mu Burayi cyangwa muri Amerika. Icyo gihe Rusesabagina ahita bivamo, yanga kujyayo. Guhera ibyo rero, ibyo byose nibyo byagiye bikurura urwango Kagame, kubera ko yamuhize kuva kera ngo ashaka kumwica. None nyine aramubonye, agiye kumukoresha ibyo ashaka. Ariko noneho ikibabaje nyine ni uko abeshya Abanyarwanda, iriya ni kumukidnapinga, nibyo byabayeho, kandi ibyo ngibyo ntabwo byubahirije amategeko mpuzamahanga. Bamaze kubona ko nta mandat d'arrêt international yari afite, iyo arrest warrant ntayihari. Babona ko icyo bavuze bwa mbere cyo kuvuga ngo Interpol, ntabwo Interpol zabaga z'i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ariho honyine iyo mandat d'arrêt yagombaga kuba iri. No mu bindi bihugu byose iyo mandat d'arrêt yagombaga kuba ihari. Babona ni ikibazo, barangije bahita bagira gute, uwitwa Kagame aje kubivuguruza. Ariko ikibabaje cyangwa giteye agahinda gisekeje nuko nyuma y'uko ibyo bintu amara kubivuga, umuvugizi wa RIB yarongera agaruka aza kuvuga ko nta gihugu na kimwe kigize kibafasha mu gufata Rusesabagina, nta gihugu na kimwe kigize kibafasha, ngo kandi nta na mandat d'arrêt zigeze zibaho, ngo nibo babyikoreye. Umuntu namwe murabibona, mugiye no kuri ntuza yabo, kuri site ya polisi cyangwa ya RIB, mwabibona uko yabivuze kuri Twitter ye. Ibyo rero ni ibintu bibabaje.
twebwe rero icyo turi kuvuga, turi gutabariza Rusesabagina kubera ko bagiye kumutucaringa akazaza kubivuga. Kandi uwo muntu wakinnye mu mwanya wa Kagame yavuze ati na Sankara arahari ndetse n'abandi, kandi hagati yabo bazaza gushinjanya. Mwibuke ko ushize batucarinze Sankara akagenda bakajya kuvuga ngo hari amafaranga ngo perezida wa Zambia yahaye Rusesabagina ngo 150 by'amayero cyangwa iki. Ubwo ni ukuvuga ngo niyo mpamvu yavuze ngo bazaza gushinjanya. Murumva ubushize ibintu byarabaye ubushize, ariko none dore baramutwaye kubera iki ntabwo mbizi. Sinzi ayandi makuru yabonetse cyangwa ibindi bintu Sankara yavuze kuri uyu mugabo nyine bagomba noneho kuba bashaka gukoresha imbaraga zose ngo bazi. Icyo ni kimwe, reka icyo tukiveho. Icya kabiri, reka tujye kuri Padiri Nahimana. Padiri Nahimana amaze igihe kirekire avuga ibi bibazo byo mu Rwanda, avuga ati perezida ari hehe, perezida ari hehe. Abantu benshi bakamugira umusazi, ariko twebwe iyo tubibonye tubona ibyo padiri avuga bijya kuba ukuri koko, kubera ko Kagame ntawe uhari, Kagame ntagaragara, aba ku mafoto gusa, nta handi hantu ari. Nk'uko yabivuze, barangiza bajya kudutekinika bakatuzanira amavideo apfuye, byarangiza bavuga ngo bashakira ikiganiro n'abanyamakuru cyangwa ngo bazakora ikiganiro ngo abaturage bamaze ibibazo. Nta baturage nigize numva babaza ibibazo, nta baturage bigize babaza ibibazo, ntabwo ibintu bya live, byari ibintu utamenya uko biteye, bipfuye amaso. Iyo video nzi ko muyibona namwe mwajya kuyireba, yaba ari kuri Kagame cyangwa se mukayireba kuri Rwanda, kuri televiziyo y'u Rwanda, mukareba ukuntu bigiye bicagaguyemo cyangwa se bigize ahantu bibabaje. Koko ni ahantu yavugaga ibya padiri, noneho ahantu yavugaga ibya padiri kuri iriya video, iminwa ye wabonaga ko bari kuyitwara kabisa, bayitwaraga bongera bayigarura, bayitwara bongera bayigarura, ukabona ko ari ibintu bari gukora wagira ngo ni nk'ishusho bafashe bashyira hariya, bagatangira kuyanima, bagatangira kujya bayibwira ngo bayivugisha ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko iminwa yayo mwitegereze ku minwa ye avuga ibya padiri, muraza kwiyumvira cyangwa muraza kubona neza koko ko ibyo bintu atari ukuri, ahubwo ari ibintu by'ibifiritirano. Ikindi cyabonetse ni uko abantu bahise batangira kuvuga bati Kagame ko bakoze video hijimye, bagira ngo baduhishe ko kiriya kintu kiranguriya muntu bahashyize atari Kagame koko. Barangije bahita bakora kandi ka video ari kugenda aza ngo yicara aho bari bamuteganyirije. Ariko iyo video iyo uyirebye usanga ifite karite yayo itandukanye tutaroma na karite y'amavideo twabonye ku cyumweru, ku buryo uhita ubona ko niba baragafashe undi munsi utari uhuye n'icyo gihe, cyangwa se kakaba karafashwe n'indi video n'indi kamera itari muzo bakoresheje bakamera ikiganiro cya mbere, bivuze ko ushobora gusanga batabikoreye umunsi umwe, ahubwo barakazanye kugira ngo barebe. Bari bamaze kuvuga ngo ko Kagame ngo n'amaguru ngo atanyeganyagaga n'ibiki byose, baravuga ati none reka tumubazanire ari kugenda. Ariko n'ubundi iyo ari kugenda uhita ubona ko ingendo ye atari iya Kagame rero. Namwe muze kugenda mu birebe murabibona ko umuntu wagendaga atariwe, n'agapfukamunwa bamushyizeho nako bamwometseho ntabwo arako yarayambaye mu by'ukuri. Urebye uko ako kavideo kameze, mugere mu karebe, kari kuri YouTube ya Kagame, kari no kuri Facebook ya Kagame, sinzi niba no kuri Twitter bagashyizeho. Ni akantu gafite iminota nk'ingahe, murakabona ari kuvuga ibintu n'ubundi byo kwa Rusesabagina mu Cyongereza. Ibi rero ni ibintu bikomeye. Ikintu rero turi gutabariza kuri padiri ni ikihe? Turatabariza padiri iki kintu gikurikira. Babajije uwo muntu yahise avuga ko agatsiko umuntu wari uri mu mwanya wa Kagame nyine ubwo, ariko ubundi kuko bataravuga ko ofisiye Roma Kagame yapfuye, uwo muntu wahagarariye uri mu mwanya wa Kagame yavuze mu mwanya wa Kagame, ku buryo niyo navuga ati ibyo Kagame yavuze ntacyo byaba bitwaye, kubera ko nubwo yaba yapfuye ariko umuntu akamuvugira mu mwanya
igihugu kikemera ko uwo muntu utari we avuga mu mwanya wa Kagame, agatsiko kakemera ko uwo muntu aza akavuga mu mwanya wa Kagame, ubwo abo bantu bose umunsi ibyo bintu bizamenyekana, namwe murumva aho bazajya nyine. Ariko reka tubyemere, ubwo abantu bose bari bemeye ko uwo muntu nyine asimbura uwo nguwo ushobora kuba atari muri amboneta yo kuvuga, cyangwa se ari mu bitaro ahantu runaka tutari twamenya niba akiri mu bitaro cyangwa se ari ahandi yagiye. Icyo rero twari turimo tuvuga ni ukuvuga ngo umuntu bizagutangaze ngo nawe ngo ari we ukurikiyeho. Turasaba rero padiri ko agomba kuba maso, nubwo padiri yavuze ati njyewe ntabwo mfite bwo kugenda, ahubwo uwo muntu biragaragara ko atari Kagame nyine, ari undi muntu bakoreshe, kuko Kagame arabizi ko yambujije kujya mu Rwanda inshuro nyinshi. N'ubu ngubu bemeye, njyewe nahita ngenda nkijyana, batiri banasaba izo ndege za private jet zo kugira ngo zibahendere ubusa. Nuko ariko noneho reka twemere ko bibaye. Kumujyanayo ntabwo bamujyanayo ku neza, noneho bamujyana nawe bagiye kumutocaringa. Ikibazo rero ashobora kuba icyo turi kubwira padiri ni ikihe? Inkotanyi uzikora mu buryo utamenya. Mu minsi ishize bohereje Sankara bohereje Sankara ngo ajye kuvuga ko Perezida Lungu wa Zambia yahaye amafaranga Rusesabagina. Baraza ubwo tagiti yari yagiye kuri Rusesabagina, niwe buriya bari barimo bashaka, birangira bamutwaye. None umuntu uri aho ngaho arahagaze aravuga ati ntibizabatangaze ari ukurikiyeho. Bashobora kutagukurikizaho bakujyana mu Rwanda, ariko ugasanga naho uri baguhaye twa tuzi twamunyuza, cyangwa se bagukorera ibindi utashobora gutekereza. Niyo mpamvu turi kuvuga ati padiri ahantu ari ugomba kuba maso, mu buryo bwose ubwo ari bwo bwose, kuko nyine urabona ko tageti y'inkotanyi ubu ngubu ni wowe igereyeho, kubera ko muri iyi minsi umaze kubaserereza cyane. Sipoza ko niyo Kagame yaba atarapfuye arahari, ariko iki kintu padiri yakoze ni ikintu kigomba kuzamura imyumvire y'abanyarwanda bamwe bibwira ko Kagame ashobora kuzabaho nk'Imana, atazapfa, bibwira ko Kagame azatura nk'umusozi. Akaba ariyo mpamvu nawe byamubeshye, akaba amaze iyi myaka yose isaga 30 yarigize umuntu udakoreka, yarigize umuntu umwicanyi kabombo, kuva muri 90 yica ahereye kuri Lady Fred Rwigema. Babanye, bamugize icyo yagombaga kuba ari cyo kugeza uyu munsi akaba yarabaye na perezida, akamwica, akica abamukurikiye bose, akica Leti Kayitare, akica Leti Bunyenyezi, akica Leti Ruhanga, akica Leti Waswa, akica Peter Bayingana. Oh my God, nta nubwo bababara. Muri icyo gihe cya mbere yishe, agakomereza akica abaturage bo muri Byumba, akica abaturage bo mu burasirazuba, hahoze ari mu karere nako muri perefegitura ya Kibungo, akabamaraho. None ubu ngubu hakaba hari inzibutso bavuga ko ari abatutsi bapfuye bahapfiriye, tutazi ngo niba muri jenoside icyo gihe inkotanyi zari ziri hehe, niba zitari zihafite. Ubu ngubu nibaza ahantu aho izo nterahamwe zavuye kugira ngo zijye kwica abantu mu bice inkotanyi zabaga zirimo muri iyo minsi, cyangwa ziyoboye. Ni ibibazo bikomeye abantu bakagombye kwibaza cyane. Ibyo byose rero birarangira, Kagame araza agera mu Rwanda muri za 94, jenoside itangira, arakomeza yica abantu, jenoside irarangira, arakomeza yica abantu muri Congo, kugeza n'uyu munsi aragaruka mu Rwanda yica abantu benshi bakomeza kwibeshya ko ashyigikiye abatutsi. Abantu benshi barabyizera, abatutsi aza gukomeza atangira kubica muri za 90 na kangahe. Muri icyo gihe cya mbere yatangiriye ku bahutu bari kumwe nawe, kubera ko batari bari kuvuga rumwe nabo,
bamwe arabica, abandi nka Twagiramungu n'abambasaderi barandagije Imana baramuhunga. Abatabashije kumuhunga ngo bajye kure harimo Seti Sendashonga na Rizinde abicira muri Kenya. Arakomeza afata perezida wari uriho Pasiteri Bizimungu aramukanira aramufunga mu gihe cy'ikigoryi. N'uyu munsi nta jambo akigira, nta nubwo nzi niba abaho. Nuko byamugendekeye nuko byagendekeye Colonel Alex Kanyarengwe, nuko nawe byamugendekeye kugeza igihe yaje gupfa, apfa urwo rupfu. Ibyo ngibyo ntabwo twabivuga kuko n'abamazimaka ntuzi ukuntu babayeho, kandi bari abantu bakomeye babihozagara. Ubwo ngubwo bitageze mu Batutsi, ubwo ngubwo biraza bigera ku gihe cyaba Sinapolo Rwigara barapfa, Bagasakure barapfa, abantu benshi n'abasirikare yishe baba benshi barapfuye, n'abasirikare barapfuye benshi. Na nyuma yaho na Kiza baramwica na Jenerali Gapfizi baramwica abandi barabafunga. Abangaba barabafunga bato mu Ryabagamba baheze mu munyururu. N'abantu benshi yice urupfu rw'agashinyaguro, noneho biza kumubeshya ko nawe atazapfa. None ikintu twavugaga rero, iki ngiki padiri yazanye ni ikintu cyerekana ko nta muntu kuri iyi si udashobora kuzapfa. Kagame arashaka kwiyimika agashyiraho z'imbanda, akavuga ngo muri 32 akavana kuri vision 2020 agashyira kuri vision 2050. Ubwo atekereza ko icyo gihe azaba ariho, ubwo nagera azashyiraho ngo vision niba ari 20 sinzi ukuntu izaba imeze, nuko bizagenda. Ariko ubwo ngubwo tuzarebe ko azaba ari we koko. Abanyarwanda rero ntabwo dukeneye gukomeza gutegekwa n'umurambo cyangwa se n'umuntu w'indembe udashobora kuzagaruka, kugira ngo bajye bahora badukinisha baduhereza amavideo atariyo, nk'aho abanyarwanda turi ibigoryi kugeza kuri uru rwego batubonaho. Ntabwo nzi ukuntu batubona, sinzi ukuntu bameze, ariko turabirambiwe kubeshywa n'ibi bintu bimeze gutya by'agahomamunwa biteye n'isoni. Abanyarwanda rero muhaguruke musabe perezida wanyu kuza akabareba akabageraho. Dusabe perezida ko aza mu mudugudu aho dutuye akaza akatureba. Ibyo kugenda ngo agiye ngo kuri televiziyo ntabwo ari byo. Nashaka ukuntu abonana n'abantu 30 se, nibashaka abantu 30 babapime bagende babone nawe, usibye kwicara ngo muri sare tutazi niba ari no muri sare cyangwa na hepfo nabonaga harya ahantu atari no muri sare, ari ikintu bafashe by'ibirahure bakagira abo tutamenye ibyo ari byo. Noneho agende nk'uko abantu bajya mu bukwe. Ubu ngubu Kagame yabuze abantu bahura ngo bahure bamubone babonane na Kagame gutya. Imana y'u Rwanda rero ikomeze kubana natwe, ikomeze kuduha impagarike n'ubugingo. Kandi Kagame niba utarapfa, Imana igufashe we gupfa vuba, nk'uko mu kiganiro cy'ubushize nabivuze. Turashaka kuzakubona uriho ariko ubutegetsi bwarahindutse, atari wowe uyobora. Noneho ukiga ko habaho n'ubundi buyobozi, usibye ko we wanze ko Rwigema kuyobora nyine ukamwica. Ubundi niwe ari kukwigisha uko wagombaga kuba wari kuyobora nyuma ye, cyangwa se ryari, kuko we nzi ko iyo agomba kubaho atari gutinyuka kukwica. Ariko wowe waramwishe, uzana ubuyobozi ugira ngo ubuyobozi ni ukuyoboza igitugu n'umujinya. Turagira ngo rero nyuma yawe tuzakwereke ko hari ubundi buyobozi bushobora kujyaho butari wowe, kandi bukayobora abaturage neza, abaturage bakishima. Ureke ibyo bipimo byawe by'ubwishime n'ubwiyunge mugenda mutekinika. Twebwe abazajyaho bazakwereka ko bazabikora, kandi bikarisisa abaturage b'Abanyarwanda, Abahutu, Abatutsi n'Abatwa bakabana mu mahoro, bakanywana nk'uko banywanaga, bagahana inka, bagahana abageni, bakabyarana, ibintu bikagenda neza. Uretse ubu ngubu nyine wowe ushaka kurema agatsiko k'Abatutsi b'indobanure b'abahezanguni
babega babakagara ndetse n'abandi bakeya muba muri kumwe bakuzakugwa inyuma bagakomeza bakagwa n'inyuma y'umurambo wawe bagakomeza bakawugenda inyuma paka yenda igihe tutazi numara kubora ubwo ngubwo wenda niho bazatwereka ko wapfuye. Reka rero turekera aha dusoreze aha ngaha. Imana y'u Rwanda ikomeze kubana natwe kandi iduhe umugisha kugira ngo turame tubeho tuzabona u Rwanda rwa nyuma ya Kagame atakiyobora u Rwanda. Murakoze.